hari nk'ubara umujene twafashije utari ufite amafaranga yarajangira ambwira ati bigenze ne, ambwira ati nabona iseta yo gukorera ariko nta gishoro mfite. Turavugana agenda musura neba hanakorera then mwishyura iseta akoreraho, ndangije akageza nka mu imari nkamusura akamuha imari akanyishyura gake gake. Bari ku rwego rushimishije cyane. Amini urumva ufata bakeya basanzwe babizi, then noneho bakaza n'abandi bake bagenda bakujoininga gake gake bakagenda bamenye bagira ubumenyi. Buriya nawe twigisha bamwe bangiza bakagenda bakayakora abandi, ariko iyo atarabasha kubona handi akantu akazi cyangwa undi muntu akorera turamufasha nawe gukomeza akadukorera. Hello Kigali. Ubu turi saa 8 zuzuye neza ku isaha Kigali, saa 8 ziruzuye ku isaha mpuzamidugudu yose yo mu karere ka Gasabo. Twishimiye kugusanga kuri iyi miyoboro Ngedi Defia nkaba Impera Empire, abandi bayita umwana w'ibwami. Twasuye designer young boy. Ngira ngo hari ukuntu mu rubyiruko rw'u Rwanda turi kuvuga ngo mu by'ukuri byo gukora byarabuze, ngiye nkabijyanirana nuko ahubwo tudashaka gufungura amaso ngo turebe kure. Nitumara kureba kure noneho ibyo turi kubona tubigerageze tubishoremo amafaranga. Hano ndi kumwe n'umujene, ndi kumwe n'umusore witeje imbere mu buryo bugaragara. Ushobora kuba utabyemera ariko yiteje imbere mu buryo bugaragara. Uburyo abikora rero afite ikintu akunze, afite timu ndende, afite timu ngari ikora inkweto. Tugiye kumuganiza atubwire se igitekerezo cyaje gute, yabitangiye ryari, se bimaze kumugeza hehe. Ngira ngo rero nawe uri kutureba ushobora kuba uri umujene, ushobora kuba uri umumeri, ndagira ngo iki kikubera igihe cyiza cyuko umwana wawe atakabaye yicara mu rugo, wakabaye umuzana akamufasha kubijyanye no kwiga imwuga, akamufasha kumuhugura, akamufasha kumwigisha inkweto, amapine akaba yabyaza umusaruro akagira ikindi kintu akoramo. Byadanje bimeze bite? Meze neza. Agira hino. Murakoze cyane. Turi kumwe nandi? Ndi kumwe na Young Boy Designer ku izina ry'akazi, ariko amazina asanzwe ni Wile Leonce. Mbo twagusanze navuga ngo ni ku ruganda rwawe ukorera inkweto za made in Rwanda. Ubundi igitekerezo cyo kuzikora cyaje gute? Igitekerezo cyo kuzikora inkweto mbere na mbere nabanje kuzicuruza sa nkuziranguza mu mujyi, then nyuma nza kubona biri kugenda bicamo, ariko ndibaza kukigenza irangura why not igihe ntazikorera. Igitekerezo kigenda kizamuka gake gakeya, abajyanama, inshuti n'abavandimwe, ibitekerezo by'abantu genda byiyubakiraho gake gakeya bigenda ni intambwe ya mbere, imashini ya mbere, ya kabiri, mpaka ku rwego wagiye ubona. Uravuga uti byatangiye ndangura ariko kuri ubu ngubu ugeze ku rwego rwo kuranguza. Byagutwaye urugendo rungana gute no kugira ngo ubu ngubu ugeze ku rwego rw'uko ushobora guhaza amasoko ukaba waranguza mu ntara zigiye zitandukanye? Niba ujya unarenza imipaka uraza kutubwira. Ntabwo ari urugendo rusa nk'ari rugufiya, ko I think yashize nka 3 years gutyo, about 3 years twatangiye turanguza nko nabikubwiye gake gake tugenda dukora, ariko hashize nka 2 years ni twikorera mpaka kujya kuri urwego wavuze ugeze kuvuga ngo ku masoko kuyahaza. Ntabwo ari simbona neza ko turi kuyahaza, ariko urwego biro birashimishije kandi hari icyizere ko bikomeza kuza byegera imbere.
nahatembereye narebye abazikora, narebye uburyo babikora, abenshi ni abajene. None ikintu nakunze nuko harimo n'abakobwa. Ese abajene wafasha bari basanzwe babizi, wafasha babyize mu mashuri cyangwa baraje ubaha ubumenyi? Amini urumva ufata bakeya basanzwe babizi, then noneho bakaza n'abandi bake bagenda bakujoininga gake bakagenda bamenye bagira ubumenyi. Buriya nawe twigisha bamwe bangiza bakagenda bakayakora abandi, ariko iyo atarabasha kubona ahandi akazi cyangwa undi muntu akorera turamufasha nawe akadukorera. Ubwo bikajyana nuko wenda mvugini mushobora kuba mwafata umwana utabifiteho inosiyo, udafiteho akantu na kamwe azi, mukaba mwamutreatinga mukamwigisha akaba yagira ku rwego rw'uko ashobora gukora inkweto, akaba ashobora no kuba yakora na business ye ishingiye ku nkweto, akuye ku bumenyi bwanyu aba yabifite ubushobozi. Nk'ubu dufite icyo ni igitekerezo ni ikibazo cyiza tubajije. Nk'ubu dufite abajene twagiye dufasha, harimo abo twafashije kwiga barimenya, bamaze kubimenya nabo bagenda barikorera. Bamwe na bamwe umuntu agerageza kumenya amakuru yakamenya niba byaraciyemo byagiye bazamuka, ariko umuntu ahera kuri zero. Hari abaza bafite nosiyo gatoya bashaka kongera ubumenyi cyangwa se bavuye mu mativeti bagashaka gutyaza umwuga wabo, turabafasha. Ariko n'uri hasi nawe ushaka kwiga nawe tugiye tumufasha tukamuzamura. Kuri ubu ngubu ufite abakora inkweto bangahe ubu ngubu muri gukorana? Mfite abatekinisiye, abo twaba tekinisiye, n'abandi bagenda bafasha, noneho n'andi timu ibiri inyuma ariko iri kugenda yiga. Mfite abatekinisiye ubakubiye hamwe, bakubiye hamwe bose bakoze bashobora kuri 27 gutyo n'8. Abantu 27 ubereye boss wahaye akazi wakuye mu bushomeri. Yego niko nabyita. Harimo bafite imiryango, harimo barihira abana, harimo ingeri zose, harimo barangije kwiga babuze akazi. Urugero rwose nyine umwuga, ushaka kwiga umwuga urugero rwose araza tukamufasha nta kibazo. Twabijyanira na environment n'ibidukikije. Mu bikoresho ukoresha hashobora kuba harimo ibyangiriza ibidukikije? Ntabwo ariko mbibona byangiza ibidukikije. Birajyanana n'ibikoresho ukoresha? Ibikoresho dukoresha ni ibikoresho bisanzwe, akenshi ni ibikoresho bisanzwe bino bikora inkweto. Hari ibyo bita amadire, ari amatalo yo hasi. Ibikoresho bisanzwe ni imyenda isanzwe, imikwire, ni ibintu bikoresho bisanzwe ku isoko tugenda tubyazamo produit runaka ikagera ku mukiriya. Wenda abanyarwanda turaza kugenda dushyiramo amavideo nagiye mfata, ngira ngo ni business ngari. Ikintu usaba abanyarwanda kuri ubu tunagana ku musozo wenda kugira ngo ugene mu bindi? Ndasaba abanyarwanda mbe na mbere kugira thinking iri hejuru ku buryo kibatumva ngo umwana wacu yabuze ikintu akora, yabuze umwuga, yabuze iki. Nibaze tubafashe. Dufite n'ibindi bintu, dufite na gahunda neza kwagura. Ubonye ko turi mu nkweto gusa, dushobora no kwagura tugashyira mu bikapu. Nabyo ibintu byose byakorwa made in Rwanda, ibintu byose bifabricate umuntu yakora intoki. Dufite gahunda ndende iri imbere, umunsi twagize ubushobozi tuzagenda tubigeraho. Rero ndasaba abanyarwanda nabe kudushyigikira kandi bakumva ko iby'iwacu tugomba kubiteza imbere, bakadushyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngira ngo wenda abari kutureba ushobora kuba uri umujene, ushobora kuba, ariko reka niganirire n'abajene. Hari ukuntu abajene uba uri umujene mu by'ukuri ugasanga nge nkota cyane ku mbuga nkoranyambaga zawe, ugasanga ufite platform ukoresha ushyiraho amavideo asanzwe. Mu by'ukuri igihe ni iki ngiki kugira ngo ube wafata inoti yawe y'ibihumbi 100 ushobora kuyaka ababyeyi, ushobora kuyiguza ugafata ibihumbi 100 ukaza kurangura kwa Young Boy. Ngira ngo mubonye ko afite inkweto nziza, afite inkweto zigezweho. Ku bihumbi 4 uzanye ibihumbi 100 urumva warangura inkweto zingana gute? Urumva ni inkweto nyinshi, ukagenda ugacururiza online. Ushobora kuba wenda uvuga uti singira abantu benshi, si ngombwa ko business yawe izamo abantu benshi n'ubundi naduka ryinjiramo abantu 100 icyarimwe. Abo bantu 10 ushobora kuba wakuramo abakiriya. Gira nka inspiration uhereza nk'urubyiruko, kuko abakubonye umujene witeje imbere, umaze kugera kure. Wenda ibyo umaze kugeraho byo ntabwo twabijyamo ko biragaragara ko ari byinshi. Gira nka message wahereza nk'umujene wiyicariye mu rugo uri kumva ko bidashoboka. Message nabwira urubyiruko rugenzi rwanjye nuko ari ukuntu nk'uko abajene twumva ngo twarize, twumva ibintu biri aho ngaho biragije. Twarize ariko iyo umaze kugenda ugera ushirika ubwoba. Message yamere gushirika ubwoba, tukegera abagenzi bacu tukabakaduganiza, tweka inzira byagiye binyuramo bakabafasha. Nkuko hari abajene hamwe, hari abajene hano baza bakwiga nta ikintu kimwe afite, ko gakeya dukabona iwabo n'inzego zimwe dukorana tujyana kwiga rumwe na rumwe. Hari nk'ubara umujene twafashije utari ufite amafaranga, yarajangira ambwira ati bigenze ne, ambwira ati
nabona iseta yo gukorera ariko nta gishoro mfite. Turavugana agenda musura neba hanakorera deni mwishyura iseta akoreraho, ndangije akageza nkamuha imari nkamusura akamuha imari akanyishyura gake gake, bari ku rwego rushimishije cyane. urumva ko ari igikorwa cyiza. Yego. Reka tugushimire ugene mu bindi, ngira ngo message twatanzeyo irumvikana, ufite amatwi agomba kwikuriramo iki, angushimire. Murakoze cyane. Nitubona umwanya tuzanye tunagusure, tunagire naho akorera downtown mu mujyi, ariko wahereza n'abantu nomero zawe kugira ngo wagushaka abe yakuhamagara cyangwa se akeneye n'ubundi busobanuro abe yakubaza. Nimero iri kuri WhatsApp ni 078 92 098 09808. 078 92 098 08. Dukora downtown mu mujyi aho turanguriza tugateranyiriza produit zacu no kugitega. Welcome. Twagushimiye, mwakoze cyane.